ni byinshi muri byose batwigishije. Inyigisho yaziye igihe. Umunsi wa kabiri w'icyumweru cy'urubyiruko Rutoma ho muri paruwasi ya Mimuri waranzwe n'inyigisho, ibikorwa bitandukanye birimo n'imyidagaduro. Padiri mukuru wa paruwasi ya Mimuri Rurenga Narcisse yavuze ko urubyiruko rwitezweho kurushaho kumva uruhare rwabo mu kwamamaza inkuru nziza. Icyo tubitezeho muri Ukraine de Jeune nuko barushaho kumva uruhare rwabo muri kiliziya kandi bakarushaho kuyikunda no kuyitangira n'imbaraga zabo. Urubyiruko ni imbaraga za kiliziya, tuba twumva ko tugomba gukoresha neza kandi tugomba kuzegeranya kugira ngo nyine umuryango w'Imana ukomeze kugira ubuzima, ukomeze gukora ubutumwa bwawo kandi nabo bakagira uruhare mu kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mu nyigisho yahaye urubyiruko yari ifite insanganyamatsiko igira iti imizi y'ibyaha, intege nke za muntu. Yavuze kandi ko ari ngombwa kongerera ubumenyi urubyiruko mu by'iyobokamana. Icyo nifuza yuko urubyiruko rwakora mu nyigisho maze gutanga ni gukura mu kwemera. Burya hari igihe abantu baba bari muri kiliziya ariko ubona badasobanukiwe. Numva rero mfite inyota yo kugira ngo abakristo dushinzwe izo ntama z'Imana tubereye abashumba zirushaho gusobanukirwa no kwemera. N'urubyiruko rwacu birakwiye ko rusobanukirwa yuko habaho ibyaha biri mu mategeko y'Imana tuzi, akaba rero n'ibyo twita imizi y'ibyaha no kugira ngo bakure mu bumenyi mu by'iyobokamana. Urubyiruko rwavuze ko hari byinshi rukomeje kungukira hano i Rutoma, harimo no kwirinda ishyari n'indi mizi y'ibyaha, ahubwo bakarangwa n'ishyaka iteka. Ni byinshi muri byose batwigishije. Inyigisho yaziye igihe kubera ko yabashije kunkangura ngewe ubwanjye. Urebye ni bicya cyane narenze kwahigiye urukundo no kwanga ingeso mbi zerekeranye n'ubusambanyi n'ubusinzi. Nuko uzaza utagirira abandi ishyari. Wabona umuntu wenda yubatse inzu n'umugihe ishyari ngo uranga ucyajyanga iranzuye ngihirime. Wabona mugenzi wawe wenda yambaye kositimu nziza ntiwifuze ngo ayitere ipasi ngo wenda ngo ibe yashye, ahubwo ukamwifuriza ibyiza. Kiliziya idushishikariza gukora, kugira umurava mu byo dukora kugira ngo twiteze imbere, tureke kugirira ishyari bagenzi bacu, ahubwo tugire ishyaka. Mu mizi irindwi y'ibyaha yagarutsweho harimo ubwirasi, ubugugu, ubusambanyi, ishyari, ubusambo, uburakari n'ubunebwe. Urubyiruko kandi rwanakoze umuganda rutunda amabuye azifashishwa mu mirimo y'ubwubatsi kuri kiliziya ya Rutoma, ndetse runahabwa umwanya rwerekana impano rwifitemo zitandukanye. Muri uyu mwaka insanganyamatsiko y'urubyiruko ikaba igira iti twishimira amizero dufite ku Mana. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, i Rutoma muri paruwasi ya Mimuri, Diyosezi ya Byumba.